byibuze niba uri umunyantege nkeya mu masengesho uzasenge byibuze ugire umuntu usenga muri famiye yawe uzabasha kuba wakizwa, uzabasha kuba wakira aho bikomeye. Dutangiye umugabo yinjiza umukobwa mu nzu, hari umukobwa wamweretse aturamenye niwinjire hano nuhinjira abasha kuba wagirirwa nabi. Hari uwagendaga w'umugore mu nzira arangije umwuka uramugenderera yumva hari ibintu bitameze neza ahita akubita agatima ngo umusisita wanjye yatangiye kwita atekereza kuri mushiki wiwe. Buriya rero nibyo ntangiye nkubwira ngo uzagira Imana niba uri umukene mu masengesho byibuze uzagire umuntu usenga muri famiye azabasha kuba byibuze hari ibintu byajya ku murongo. Umutima waranze marayika iramuyobora arangije ahita ahamagara sisita wiwe ahita amuhamagara. Mana nyagasani tubonye hari umuntu umubwira turamenye niwinjira hano ku ruhande hari abari aho ngaho barekereje bakeneye ko yinjira kugira ngo bahite bafungura urugi. Mana nyagasani uyu yaramuhamagaye aramubwira ati sisita uri hehe? Ati ndakwinginze mbwira uri hehe? Ntutere intambwe ujye imbere, subira inyuma ujye mu rugo, ntitaye ahantu uri nonaha, kandi ndakwinginze ntugire ibintu byinshi umbaza. Uyu nawe yaramubwiye ati sisita itonde, njyewe nagiye kureba mushiki wanjye niwe turi kuganira kandi turi kuganira ibintu by'ingenzi, ndakwinginze. Ati no, ati please mbabarira usubire inyuma. Ese umukobwa arabyemera? Biraza kurangira bite? Yakomeje kumwinginga amubwira subira inyuma, witere intambwe usubira imbere, ahubwo subira inyuma ugende ujye mu rugo ndagushaka ngusangeyo none aha ngaha. Uyu yaramubwiye ati sinzi impamvu utari kunyumva, ubuzima bwawe uri kubushyira mu mazi abira, wanyumvise? Iteka n'iteka uzajya uhora uhangana, iteka n'iteka uzajya wemera ubonye, ndakwinginze subira inyuma. Mana nyagasani uyu nawe yaramubwiye hari diru ndimo ngomba kubanza kuzisoza, kandi ntugire ikintu, ntugire impungenge, ntugire ikibazo, ubuzima bwanjye bumeze neza. Uyu yaramubwiye ati ngwiki? Atuvuze ngwiki? Umukobwa yaramukubye yambwiye ati alo, yavuye ku murongo kare. Ni bya bindi bavuga ngo amatwi ari mu rupfu niyumva. Ese biraza kurangira bite? Umukobwa ntabwo azi yuko ku muryango hari abamutegereje, hari abafite igipapuro, hari n'abinyishe mu nguni kugira ngo barebe yuko bamufata. Ese biraza kurangira bite? Uyu nawe yamuciraga amasiri ati subira inyuma wirukanke. Uyu ntabwo abibona. Uyu nawe yatangiye kumubwira injira tugende nta kibazo, injira tugende. Ese araza kuba yabyemera? Umusore arashaka ko yinjira, umusore arashaka kumwinjiza mu nzu kugira ngo bahite bamufata bamukorere ibyo bamupangiye. Uyu nawe yaramusengeye byibuze ngo arebe ko yabohoka, arebe ko yava muri ariya menyo ya rubamba. Mana nyagasani uyu nawe yatangiye kuvuga Mana ndakubaha, Mana ngusenga amanywa nijoro, Mana ni kenshi senga umunsi ku munsi, senga ubudasiba, ndakwinginze tabara umwana wanjye, tabara mwene mama, tabara amaraso yanjye, ndagukorera nkagukorera, ngatanga icya10 n'amaturo, ndasenga ubudasiba, nkasenga buri gihe. Mana nyagasani ese amasengesho arakora? Nibyo natangiye nkubwira. Uyu nawe aracyari mu mazi abira. Uyu mugabo ari kumubwira ati injira tugende. Umukobwa yahise agiramo ikikango, arabizi neza yuko sisita wiwe asenga, arabizi neza yuko ajya amwereka inshuro nyinshi. Yanze kwinjira ahita bana, yibuka uwamubwiye ati wikwinjira. Ubu nawe yatangiye gusenga, arongera arasenga, yibutsa Imana imirimo. Wese wowe ufite imirimo wakwibutsa Imana? Ese wowe ufite ibyo wabwira Imana ikakumva? Mana nyagasani ese biraza kurangira bite? Uyu nawe yabonye umukobwa yabambye, arangije akuramo aya mafaranga, agiye kuyamuha aramubwira ati twinjire tugende tuganire, niyo yaba ari iminota 5 ubundi urahita usohoka nta kibazo. Umukobwa yarabonye araseka arishima cyane. Ndakwinginze bakobwa, bantu mwese mukunda amafaranga, turabizi ko amafaranga ari ubuzima, ariko ntimukemera amafaranga y'umuntu adafite icyo wakoreye. Yaramubwiye injira tugende, ndaguha n'andi mafaranga. Mana nyagasani hari abamutegereje, bari kumva diru, bari kumva ukuntu ari kumwinginga. Ibaze nawe umuntu akaguha amafaranga y'umurengera, yayandi wakora n'imyaka 10, ariko agashaka kuyaguha mu gihe
gitoya, ese ubutekereza iki? Yarambwira turi mwiza, ndagukunda, gerageza winjiremo tuganire byonyine, n'ubu utabyumva basi ndaza kuba naguha n'andi. Umukobwa yashakaga kwinjira akongera bikamwanga mu nda, arangije akurayo n'andi, ati n'aya ni ayawe, niba ushaka n'andi ndayaguha, kandi nugera mu nzu ndongera nkuhe n'andi. Mana nyagasani, ntitugakunda amafaranga ngo twirengagize ubuzima. Umuntu naguha amafaranga, ese ujya ubana nayakoreye hehe? Ese natanze iki kugira ngo nyabone? Nta mafaranga y'ubuntu. Mana nyagasani yaramusunitse kugira ngo amwinjize mu nzu. Umukobwa atangira kubyina, akibuka ibyo umukobwa yamweretse mu nzu, akibuka n'ibyo sister amubwiye turamenye ntiwinjira aho ngaho, uramenye. Yakomeze kumubwira uti reka mbitekerezeho, ati ariko ndaza kwinjira, gusuma aya mafaranga menshi. Uyu aracyasenga, uyu aracyakukuza, uyu aracyabwira Imana ati Imana ndakwinginze, ni wowe nsigaranye wenyine, biragaragara yuko ari mu mazi abira, urambonekeye, umbwiza ukuri. Niba umbwije ukuri ntabara rero, uko umbwije ukuri ukambwiza ibiri kuba, ni nako ugomba kuntabara. Mana yatangiye gutegeka Imana. Ese wowe wategeka Imana ikakumva? Ese wowe ufite icyo uvugiraho? Senga, wongere usenge, usome Bibiliya. Uyu nawe yabuze kwinjira, yabuze no gusubira inyuma kubera amafaranga bamaze kumwizeza. Ndakwinginze muvandimwe, ubaha Imana, usenge, usome Bibiliya, usenge ubudasiba, uzabasha kuba wasobanukirwa, uzabasha kuba wakorohereza umuntu. Biba bikomeye cyane, biba binateye n'agahinda. Turushya abana b'abantu, turushya ababyeyi bacu barasenga, ariko twebwe ntidusenga. Kandi gusengera umuntu udasenga biravuna cyane, bitera n'agahinda. Tujye tworohereza abavandimwe bacu, natwe dukora amasengesho dusenge. Nibyo biri kuba kuri uyu mubyeyi yasaraye, arimo arasenga, akongera agasenga. Ndababwira ngo mujye musenga. Iyo amasengesho abaye menshi arafata, iyo amasengesho abaye menshi agira umumaro. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo urutare rurakomeye, ariko igitonyanga kimena urutare rukameneka. Atari uko kirusha imbaraga, ahubwo guhozaho. Dusenge, tugire ubwo duhinduka amasengesho, nibwo Uwiteka azatwumva, nibwo Uwiteka azumva imirimo yacu, twe gucogora ku murimo. Mana nyagasani, uyu nawe aramubwira ati njiramo, urahita usohoka. Umukobwa aramubwira ati rwose, ati ntacyo, ati reka ninjire, ati ariko ndahita nsohoka, ndahita ngenda, nta n'umunota ndi bumare. Mana nyagasani akareba amafaranga, agashaka kuyasubiza, ariko bikanga, umutima ukamubana ibiri. Yarinjiye, akimara kwinjira umusore yahise akingaho. Ku ruhande hari uwamurebaga, arangije amukoraho gakeya. Agihindukira ahise amuhuhira ibintu mu maso, yahise yikubita hasi. Mana nyagasani, nibyo nababwiraga, mujye musenga, mwubaha Imana, aba ariyo ibayobora mu byo mukora. Uyu mukobwa yanze kumvira sister wiwe, yumvira amafaranga. Uyu nawe ibingibi bambaye gutyo, yahise amubwira ati igitambo kirabonetse, muzane aho tumutambira, ubundi ibintu byose bigende. Amasengesho y'abapfuye gusa. Mana nyagasani, uriya gusengera umuntu udasenga biravuna kandi bitera n'agahinda. Gusa nuko Imana yumva abasenga, ibakareba imirimo bayikoreye, byibuze ikaba yababohora, ikigaragaza, ikabiyereka. Ariko uyu nguyu arimo arasenga kandi afeye amaze kurangira, ariko baravuga ngo na nyuma ya zeri irakora. Ese biraza kurangira bite? Uyu yamaze kugwa hasi, aramubwira ati muzane aho tumuzana, ubundi nirangiza tubashe kuba twamutangamo igitambo cya 7 kirabonetse, kandi dukeneye ibitambo 12. Mana nyagasani, nuko nguku buriya uriya mukobwa uri hariya ni Imana yamuhashyize kugira ngo ajye agira ababurira, agira abagira inama, babashe kuba basubira inyuma, babashe kuba bafata umwanzuro. Yaramuzanye amuteruye, umuriro w'amashanyarazi wamukubise ahegereye ku mutima, mu gatuza, ahita ahagarara, ahita abapararize. Kwa kundi umuriro gukubita, yaramuteruye amujyanye. Ni za mbaraga z'Imana, ni ya masengesho. Ni bya bindi nababwiye ngo ya masengesho abaye menshi arafata. Ni uku nguku gusenga bimera, ni uku nguku gutabarwa bimera. Babandi bagiye n'abahari, uyu niwe wari usigaye amuteruye ngo amuzane, barategereje, arangije amuteruye, amutwaye, amugejeje hagati, amugiye kumugeza ku rugi, yikubise hasi, umuriro waramufashe.
Mana nyagasani, uyu nguyu nawe akimara kugwa hariya yikubise hasi, aho yahagurukiye yasanze wa wundi nawe yaguye. Mana nyagasani, uyu aracyasenga, aracyakukuza. Senga, wongere usenge. Gusenga kwawe niko kuzagutabara, niko kuzatandukana, niko kuzakingura ijuru, niko kuzakingura kubonekerwa, niho ubutabazi bwawe buzava. Upfa kuba watandukanye gusenga kwawe. Yarasenze, arongera arasenga, ageze aravuga ati Mana, ibyo nsenze birahagije, ndabizi kuri kunyumva, ndabizi neza yuko uri kunyumva. Uko yashoje gusenga ni nako umukobwa yarazanzamutse, ni nako yari ahagurutse, asanga wari umuteruye, yikubise hasi. Yahise atangira gufata utwangushye ngo arebe ko yava aho ngaho. Gusa buriya azi ko yitabaye, azi ko bigenza uko nguko, ariko mushiki wiwe sister wiwe nubashije kuba yamusengera kugira ngo abashe kuba yahava. Yahise afata utwangushye ahita yirukanka. Senga, wongera usenge, Imana iragukeneye.